Hey guys, welcome to Golira Gospel TV. Twongeye guha ikaze kuri Golira Gospel TV show. Ni iby'agaciro kuri twe kubihisemo kubana natwe. Iyi akaba ari channel yibanda ku ivugabutumwa rya Yesu Kristo. Mugiye kubana nanjye Nazir JJ. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku mbaraga zo kubabarira. Komeza ubane natwe n'imbaraga ya subscribe. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo urebe icyo kiganiro kandi ukigeze ku iherezo kugira ngo ubashe kugenda wunguka byinshi cyane. Kandi nawe niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ukomeze ugende ubana natwe, ndetse kandi ibiganiro byose bigenda bya kuri iyi channel bigiye bikugeraho umwanya ku wundi, kuko ari ibiganiro byiza kandi bifitaho icyo byungura mu mibereho yacu ya buri munsi. Nkuko nababwiye rero, insanganyamatsiko y'umunsi ivuga ku mbaraga zo kubabarira. Ushaka kwibaza ati kubabarira ni iki? Kubabarira akaba ari igikorwa umuntu ashobora gukora kugira ngo arekure imitwaro iba iri muri we, ndetse iterwa n'ibintu bibi bagiye bamukorera. Icyo gikorwa rero cyo kubabarira kikaba ari igikorwa gishobora kuba cyagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane kuba wababarira. Tugenda tubona inyungu nyinshi cyane zigenda ziri mu kubabarira. Mu kubabarira rero umuntu iyo ababariye, ndetse Bibiliya ikaba igenda ibigarukaho, aho Yesu yigishaga Petero kubabarira inshuro 7 ndetse 70. Ibyo tukabisanga muri Matayo 18 umurongo wa 21 kugeza kuri 22, aho Yesu abwira Petero ngo kubabarira inshuro 7 ntibihagije gusanga, ahubwo ugomba kubabarira inshuro zirenga 70. Nanone Yesu yigisha intumwa ze gusenga, abigisha isengesho akagaruka ku ngingo yo gusaba imbabazi. Iri sengesho rero Yesu yigishije intumwa ze yagarutse ku ngingo yo gusaba imbabazi, ariko yongeraho akantu ngo nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho, cyangwa se nk'uko natwe dutanga imbabazi. Yashaka kugaruka ku kintu kivuga ngo umuntu agomba kubabarira kubera yuko nawe ubwe ari umuntu uba ushobora kuba yakosa, akaba yagira abandi akosereza. Bimusaba yuko ngo biragusaba yuko ngo nawe ngo ubanza kugira izo mbaraga zo kuba wabasha kubabarira bakugiriye nabi, cyangwa se abakubabaje, cyangwa se abaguhemukiye. Abantu tugira ikintu nakwita nk'ingeso yuko duhora twumva ko twebwe twababarirwa cyangwa se twagirirwa neza, ariko mu yandi magambo ntitube twabasha kuba twagirira abagenzi bacu imbabazi nk'uko nanko twe twifuza ko Imana yatubabarira. Kuko uri muri iyi si wambaye umubiri, byanga byakunda, umuntu n'umuntu agomba gucumura. Ariko noneho rero nimba ugomba gucumura, bishatse kuvuga ngo kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, cyangwa se no kugira ngo isi igende imera neza, biraza kuba byagusaba ko ushaka uburyo ki wababarira abakubabaje cyangwa se abaguhemukiye. Ibyo ngibyo rero bigenda bigufasha mu buryo bwinshi cyane bugiye butandukana, ndetse ndagira ngo nkumenyeshe ko kubabarira ari bimwe mu bintu bishobora gutuma ubohoka amarangamutima yawe akaba yagenda yongera gusubirana, ndetse ukagenda ugira ubuzima bwiza. Nongera kukubwira yuko rero iyo umuntu atabasha kubabarira, icyo kintu kimubera umutwaro, maze byarangiza kumubera umutwaro mu mutima we, ugasanga n'ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse n'imikorere yiwe cyangwa se uburyo yitwara biri kugenda bihinduka, kubera ko iki kintu cyitwa kubabarira ni ikintu gikomeye cyane kandi k'ingenzi mu buzima bw'abantu. Izi ni imbaraga zishobora gutuma ubuzima bwawe bwangirika burundu, ndetse benshi na benshi mukunze kuba mwakumva indwara yitwa depression. Iyi ndwara akaba ari indwara igenda ituruka kutarekura ibintu biri mu mutima w'umuntu, cyangwa se kutarekura ibyakubabaje ngo bive mu buzima bwawe, bityo se nawe ubashe gukomeza kubaho ubuzima bufite
intego kandi butagira ikibukoma mu nkokora. Nkaba nkomeje kukubwira wowe neza amatwi yuko kubabarira rero ari ingenzi, bigenda bigufasha kuba wakora ibikorwa byawe neza nta ntega, nta kigutega cyangwa se icyagukoma mu nkokora, kuko kenshi na kenshi usanze umuntu atababarira rimwe na rimwe usanga hari igihe byafekta ubuzima bwe bwo mu mutwe, bwamara gufata ku buzima bwe bwo mu mutwe ugasanga umuntu rwose yaba avamo n'umusazi, aba tubona bagenda birukanka ku muhanda, kubera ko ikintu cyitwa kutababarira gishobora kuba cyagutera indwara ndetse cyane yo mu mutwe benshi bakunze kumenya ku izina rya depression. Icyo kintu rero kikaba ari ikintu kibi cyane kandi ugasanga kigenda gifata abantu benshi muri kino gihe cya none turimo. Bibiliya rero ikaba itugira inama yo kubabarira ndetse tukababarira inshuro nyinshi cyane. Iteka ryose Bibiliya itubwira cyangwa se twigisha ibintu kugira ngo tubishyire mu ngiro, kubera yuko akenshi na kenshi usanga ari twebwe bifitiye umumaro. Mu by'ukuri rero umuntu yakubabaje muri rusange, yego birumvikana ko uwo muntu yaguhemukiye, yakugiriye nabi, ariko rero nubwo yakugiriye nabi nawe wigerekaho kongera kwigirira nabi, ufata bya bindi yakugiriyeho nabi ngo ubibike mu mutima wawe, bityo buri munsi uhore ufite icyo nakwita nk'ingoyi, bityo buri munsi uhore wumva ufite kurakarira uwo muntu, uhore kumva ufite wakwihorera, uhore kumva muri wowe ndetse ibintu utekereza, ibitekerezo byawe byahindutse, amarangamutima yawe, nimba hari umuntu wahoraga wishimye ugasanga amarangamutima yawe yahindutse, ahubwo guhora wishimye ugasanga uri guhora ubabaye, ugasanga ibintu byose nta kimwe kikunezeza. Reka mubwire ngo iki kintu ni ikintu gishobora gutuma amarangamutima yawe yangirika, kandi ibyo bikaza kuba byakora ku mikorere yawe ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari benshi cyane twagiye tubona bagiye bangirika amarangamutima kugeza ku rwego baniyahura. Birashoboka cyane ko rwose udabashije kubabarira umuntu cyangwa se kuba wakwihanganira ibintu bagukoreye bitakunejeje, bishobora kugeza no mu rupfu. Tujya tubona benshi cyane ndetse bafata umwanzuro utari mwiza, umwanzuro mubi wo kwiyahura. Ni kenshi cyane twagiye tubona abantu bagenda bakimanika ku mazu maremare hariya mu mujyi bita kwa Rubangura, ndetse umuntu akagenda agaragara byarangiza agahita yinaga hasi, bikarangira ubuzima bwe buharangiriye. Iki kintu rero kikaba ari ikintu cy'ingenzi uyu munsi Imana yaduhumekeyemo kugira ngo tubashe kukiga ndetse tubashe kuba twagisesengura, kugira ngo wowe utwumve duteze amatwi mu gihe ubona wisanze mu guhemukirwa cyangwa se wagiriwe nabi, uhita utekereza yuko kugira ngo udakomeza nawe kwigirira nabi ufatanyije n'abakugiriye nabi, ikintu cya mbere ugomba gutekereza ni ugutanga imbabazi. Kandi gutanga imbabazi nkwibutsa yuko ntabwo bivuze bisobanura ko ari ukwirega cyangwa se ari ukwibagirwa ibyo wagiriwe. Yego birashoboka kuba watanga imbabazi ntukomeze gushira uburemere bw'ibyo bintu mu mutima wawe, cyangwa se mu byo bakunze kuvuga mu mvugo z'ubu ngo ni ukubyegereza umutima. Umuntu ashobora kukugirira nabi cyangwa se akaba yaguhemukira, ariko wowe ni wowe ufite ububasha n'uburenganzira bwo kuba wafata ibyo bintu bagukoreye ukabyegereza umutima cyangwa se ntubyegereze umutima. Rero hari ibintu, ingaruka mbi nyinshi cyane zishobora kuba zava mu kubyegereza umutima. Rero muri make iyo umuntu akugiriye nabi cyangwa se yaguhemukiye, bishobora kuba byaguhindura mu buzima bwawe bwa buri munsi nk'uko yakomeje kubibabwira, bikaba byatuma uhura n'ingaruka mbi zigiye zitandukanye. Hari ingero nyinshi z'abantu bagiye biyahura cyangwa se abantu benshi bakagenda barwara izo ndwara, rimwe na rimwe benshi bakagenda barwara n'indwara yitwa stroke kubera yuko bananiwe kwihanganira cyangwa se kuba bamanaginga ibibi bagiye bakorerwa. Icyo kintu rero nicyo kintu gikomeye kandi kirusha ibindi byose. Numva ntagambira namwe yuko unteze amatwi ugomba kuba uri tayari. Ubundi ijambo ry'Imana ratubwira ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Ugomba guhora witeguye ko mu gihe cyose uri kumwe n'abantu cyangwa se mu gihe cyose uri kumwe n'abantu, byanga byakunda ntabwo hazabura bakubabaza, byanga byakunda ntabwo hazabura baguhemukira. Ariko noneho nimba babikoze bafashe intambwe bakaguhemukira cyangwa se bakakubabaza, nawe ufite ikindi kintu nakwita uruhare ushobora gukora ukaba wakwihemukira cyane. Iyo umuntu akubabaje ukamwereka ko nawe ubabaye, uba urushijeho gukanyaga icyo kibi yagukoreye. Ahubwo turasabwa kuba twakora ikintu bita kubabarira, kugira ngo uyu muntu watubabaje
uyu muntu waduhemukiye natwe tutiyongereraho undi mutwaro. Bajya bavuga ngo utuka utagututse ngaba yitutse. Bishatse gusobanura iki rero? Ntabwo ari byiza yuko dukomeza kwitwara nk'abantu baganjwe n'ibibi badukoreye, ahubwo reka mubwize ukuri, iyo umuntu akugiriye nabi ukamwihorera, kenshi na kenshi uza gusanga ari we byagizeho ingaruka kandi itari nziza mu buzima bwa buri munsi. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma Matayo igice cyaho cya 18 umurongo wa 21, turebere hamwe ibyo Yesu aganira na Petero. Ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe mu bo yishyuza itaranto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose, ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami, nyihanganira, nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariya 100. Aramufata aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira, nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda we wose. Yesu Kristo nashimwe. Nshuti y'Imana, wowe ukomeje kubana natwe, hari imbaraga ziri mu kubabarira. Hari impamvu Imana ikomeza gutoza abantu ngo bagende bababarirana. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu mugaragu Yesu yaciriye Petero umugani, aramubwira ngo higeze kubaho umukire yari afite abantu b'abagaragu yari yarahaye icyo bita amatarano, ariko bagomba gukora bakagenda bagira ukuntu bayungukira. Igihe kigeze umukire agize ngo aze kuba yabarana na ba bagaragu be, habonekamo umugaragu umwe ariko yari yaramuhaye amatarano inzovu. Bishatse gusobanura ko yari yaramuhaye igishoro kugira ngo azacyungukire mu gihe runaka, ariko umugaragu aza kuba yahomba. Cya gishoro cyose kirashira, ndetse n'ibyo umwami yamuhaye birashira, n'inyungu arayibura. Igihe cyo kubarana rero kigeze, uwo mugaragu yikubita imbere y'umwami aramubwira ati, nyihanganira databuja, nyihanganira, nzakwishyura umwenda wawe wose, nzakora uko nshoboye kose mwishyure. Kuko uwo mwami yaragiye gufata urugo rwe rwose n'ibyo atunze byose, n'abagore be n'umwana n'abana, kugira ngo abashe kuba yabyishyura, bagende babe abacakara be. Ariko icyo gihe umwami aramwumva, mutega amatwi, arangije aramubwira ati, genda ndakubabariye. Uwo mugaragu ageze hanze, nawe akaba yari afite undi muntu yahaye umwenda, yahaye ideni. Icyo gihe uwo mugaragu nawe abafasha mugenzi we mu gikanu,
ngaramuniga amwishyuza uwo mwenda, yiyibagije nawe yuko avuye kubabarirwa ndetse umwenda munini cyane uruta n'uwo nguwo yari yagurije umugaragu mugenzi we. Ndetse ngo abagaragu bose bamaze kubona ibyo bintu, kuko umugaragu yahise afungisha mugenzi we ngo azishyure azavamo ari uko yamaze kwishyura. Abo bagaragu bagenzi be bamaze kwibona barababara cyane, kuko bari bazi ko nawe avuye kubabarirwa. Nuko baragenda iyo nkuru bayikoza wa mwami ndetse ararakara cyane, agira agahinda. Arahamagara uwo mugaragu aramubwira ati nakubabariye, ariko wowe uragenda ugirira nabi mugenzi wawe. Aramubwira ati nta mutima ufite. Reka mubwire inshuti y'Imana, wowe duteze amatwi kano kanya, kubabarira ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Ndetse uyu mwami yari yarasobanukiwe cyane iki kintu, yari yarasobanukiwe ko umuntu yababariye hari byinshi cyane ashobora kuba yageraho. Umuntu yababariye niwe ku giti cye biba bifitiye iki akamaro. Ni ukuri nawe ndakubwira ngo kubabarira umuntu wakugiriye nabi, kubabarira umuntu wagukoreye ikintu kibi, ntabwo ari we bigiriye akamaro cyane, ahubwo ni wowe bifitiye akamaro. Kuko akenshi na kenshi nk'uko nakubwiye, iyo umuntu atabashije kuba yababarira, ashobora kuba yagenda yikoreye imitwaro, ashobora kuba yagenda atabohotse. Ibyo bintu bikaba byagira ingaruka mu bintu bye bigiye bitandukanye. Ibyo bintu bikaba byagira ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibyo bikaba byagira ingaruka mu buzima bwe bwo mu mutwe. Ibyo bikaba byagira ingaruka mu mikorere ye igiye itandukanye. Ni kenshi cyane nabibabwiye ngo twagiye tubona abantu banze kurekura cyangwa se banze kubabarira babagiriye nabi, bikaza kurangira barwaye uburwayi bwitwa depression, ndetse rimwe na rimwe benshi bakarwara stroke. Bamara kurwara iyo ndwara ugasanga abuze ubuzima bwe kubera ikintu gusa cyitwa kutababarira. Reka nongere mubwire rero ngo kubabarira ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Kubabarira ni ikintu kigufitiye akamaro. Abantu benshi twikoreye imitwaro y'ibintu twebwe tudafitemo uruhare. Umuntu akakugirira nabi, umuntu akaguhemukira, nawe ukiha undi mutwaro wo kugenda wikoreye ibyo bintu yakugiriye. Ibyo bintu byakugiriye nawe ntabwo ugomba kubyikorera kurusha umuntu wabigukoreye. Icyo ugomba gukora ni ukubirenza amaso ndetse ukabyibagirwa ukababarira, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze, kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe wawe bubashe kuba bwarushaho kugenda bumera neza. Ndakubwiza ukuri yuko ikintu cyo gishobokera umuntu. Abantu benshi muri kino gihe cya none bafite uburwayi bwa depression. Hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri gutuma abantu bakomeza kwitwara cyane muri sosiyete yacu mu Rwanda urunguru tubamo. Hari ibintu byinshi cyane tujya duhura nabyo mu buzima, ugasanga bitumye udashobora kuba wakora icyo bita kubabarira. Hari ibintu twagiye tunyuramo usanga kubabarira bigoranye, ariko reka nkubwize ukuri, njye nyashima leta yacu y'u Rwanda yigishije abanyarwanda kubabarirana kugira ngo babashe kongera kuba umwe. Nubwo hari abantu batajya bamenya ibyiza byo kubabarira, nubwo hari abantu bajya bibaza ati ariko ngiye ko kanaka yamemukiye ndamubabarira kubera iki. Reka nkubwire impamvu leta y'u Rwanda yashizeho yatanze cyangwa se yazanye ikintu cyitwa kubabarira. Nuko uwakubabaje iyo ukomeje kumwikorera, akenshi na kenshi wowe usigara inyuma cyane. Reka nkubwire, usigara inyuma mu majyambere, kubera ko biguca imbaraga ndetse bikakuvuna mu mutwe, mu gihe wa wundi wakubabaje wameze neza. Iyo umuntu akubwiye ngo babarira, ntabwo bishatse gusobanura ko wibagirwa, ahubwo bishatse gusobanura ko ugomba kurekura hashize hawe, ugomba kurekura ibyo bintu byose bikubaho bigutera agahinda buri munsi. Reka nkubwire, Satani nawe hari ibintu ajya akora akakoherezaho abantu bakaba babasha kukubabaza. Hari abantu Satani ajya yohereza mu buzima bwacu kugira ngo batubabaze, ngo twebwe duhinduke imbohe z'ahashize hacu. Reka nkubwire, wowe neza amatwi muri kano kanya,
birakwiriye ko ugomba kurekura ibikuboshye mu mutima wawe, birakwiriye ko ugomba kurekura ibintu byose biba abantu bagukoreye, utitaye ku buremere bwabyo, utitaye ukuntu ibyo bintu bibabaje cyane. Ni byiza kurekura iyo mitwaro iri mu mutima wawe kugira ngo nawe ubashe kuruhuka. Hari ibintu byawe byinshi byangiritse, hari imbaraga zawe nyinshi wataye ku bintu bidafite akamaro. Mu by'ukuri byabaye biba byarabaye, nta n'icyo ugomba kubihinduraho. Wowe igisigaye gusa ni ukureba presence yawe cyangwa se igihe cyawe urimo ubu ngubu, ndetse ukarushaho gutekereza imbere hawe hazaza kugira ngo ubashe gutegura imbere hawe hazaza. Nuko ubuzima bwawe bw'uyu munsi bugomba bumeze neza, nuko ubuzima bwawe bw'uyu munsi bugomba kuba bufite ubuzima buzima. Ntabwo waba muri kino gihe wowe wirirwa mu gahinda, ntabwo waba muri uyu munsi wirirwa ubabaye, wirirwa utekereza hashize hawe. Ibyo nibyo wirirwamo buri munsi. Reka nkubwire ngo igihe Imana yaguhaye n'uyu munsi, ariko nanone uyu munsi ushobora kuwubyaza umusaruro kugira ngo ejo naho uzabe umeze neza, kugira ngo utangire gutegura ahazaza hawe. Biragusaba ko igihe urimo ubu ngubu ari cyo ugomba gukoresha. Ibaze nawe nimba utari gukoresha igihe urimo ubu ngubu, ukaba wowe wibereye mu gahinda, ukaba wibereye mu mubabaro, ukaba wibereye muri barampemukiye, eti kanaka nzihorera, ugahora muri ibyo, hari ibintu byinshi bigusubiza inyuma. Rero Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, ndasaba kugira ngo iguhe imbaraga zo kuba warekura imitwaro igiye itandukanye. Babarira kandi kubabarira wumve ko atari ikintu kibi, ni ikintu cyiza kandi kigufitiye akamaro. Nubwo baguhemukiye, yego ndabyumva, nubwo bakugiye nabi, yego ndabyumva, ariko noneho rekura, babarira kugira ngo wa muntu waguhemukiye ataza no guhindukira agakwishime hejuru, ubuzima bwawe buri guhangayika. Ibyo bintu ni ibintu Satani akunda gukora cyane, bitewe nuko Satani burya nta bubasha afite ku muntu, nta bubasha mufiteho. Rero ikintu Satani akunze gukora, akunze kwinjiza amadayimoni mu bantu bamwe na bamwe baturi hafi kugira ngo babashe kutubabaza, kugira ngo babashe kutugirira nabi, maze ubundi twebwe tubimbata. Reka mubwize ukuri, Satani ashaka kugira imbata y'umubabaro yakoresheje muri mugenzi wawe kugira ngo aza guhemukire. Ariko ikintu wakora kugira ngo wereke Satani ko udashobora gufatwa n'icyo kintu, ni ukubabarira, ndetse umuntu yakugirira nabi wowe ukamubona katariwe. Reka mubwire urugero rumwe. Yesu Kristo ubwo yari kumwe n'intumwa ze, Petero abwiraga Yesu ngo azabana nawe, ngo igihe cyose ntazigera amureka, cyangwa se amubwira atari ku bundi twakwaga mugira inama z'uko Yesu agomba kwirengagiza icyamuzanye. Ariko Yesu asobanukirwa neza ko iki kintu Petero avuze atari ukivuze. Hari igihe umuntu ugukoreye ikibi, wowe ushobora kwibwira ko ari ugikoze, ahubwo ari Satani ukimukoreyemo. Reka mubwire ukuri, Imana yaremye umuntu mwiza, ariko uwo muntu yaje kugera harahinduka, yemerera Satani ko atura muri we. Hari abantu benshi bagiye badukikije, bagiye babana natwe, ariko bemerera Satani akabakoresha. Rero akenshi na kenshi impamvu Imana ivuga ngo tubabarire, nuko ibizi neza ko ibintu abantu badukorera kenshi si bo baba bidukoreye, ahubwo ni Satani ubidukoreye anyuze muri bo. Hari ibintu ugomba kumenya kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Hari inzira nyinshi Satani akoresha kugira ngo akugire imbohe, hari inzira nyinshi zimeze gutyo Satani akoresha kugira ngo akubabaze cyane. Reka nkubwire inkuru y'umuhungu wa Yakobo witwaga Yosefu. Uyu muhungu wa Yakobo witwaga Yosefu yari afite abavandimwe bagiye batandukanye, ariko abo bavandimwe bakamugirira ishyari bitewe n'uko uyu muhungu yakundwaga na se. Ise kubera ko yakundaga umugore witwaga Rasheli, byatumye akunda uyu muhungu Yosefu cyane, kuko n'ubundi yari yaramubonye bigoranye. Uyu muhungu Yosefu yari yarabonetse Yakobo amazi igihe kinini ategereje. Ibyo byatumye Yakobo akunda Yosefu cyane, ndetse ngamusumbisha abandi
abandi bana, mbese nkamusumbisha urundi rubyaro rwe. Niyo urwo rubyaro rugera rutangira kugirira ishari mwene se, ndetse kugeza ku rugero byatumye bagenda bagambirira kuba bamuhemukira. Uyu mwana Yosefu ubwo se yamwohereza kugira ngo ajye kureba bene se aho bari baragiye, aho kugira ngo bumve ndetse ko murumuna wabo hari ikintu abazaniye, ariko cya kintu Satani yashyize ku mutima wabo bahise batekereza gukora iki? Kumujugunya mu rwobo. Batangiye gutekereza ukuntu bamwica, ariko bagasanga ntago byabahira. Umwe muri baravuga ati reka aho kugira ngo tumwice, aho kugira ngo twice tumena amaraso y'umuvandimwe, reka tumugurishe wenda azagende agwa iyo ngiyo. Ariko reka nkubwire muri kano kanya, hari igihe ndetse abantu bifuza kukugirira nabi, ariko atari umugambi wabo, ahubwo ari umugambi w'Imana. Hari igihe Imana iducisha mu kigeragezo, iducisha mu bikomeye kugira ngo itugeze ahakomeye. Hari igihe Imana ibikomeye bitugeraho kugira ngo duhinduke abakomeye. Imana ntishobora kukugira ingabo yayo itabanje kuguha amahugurwa. Birakwiriye ko rero nawe igihe urimo utagomba kwitwararika nk'umuntu w'umusivile. Menya ko nimba uri mu rugamba hari icyo Imana ishaka kugeraho. Ndagira ngo ubwire ngo Yosefu bagurishije yaragiye ageze mu gihugu cya Egiputa. Haleluya! Ngari kubwiza bw'Imana, kuko yubahaga Imana cyane, bwabanye nawe. Kubera ko ubwiza bw'Imana bwari kumwe nawe, bwatumye Potifari amukunda cyane. Ndetse uyu mugabo umusore Yosefu ubwo yari afite imyaka mito ari mu rugo rwa Potifari, kubera ubwenge Imana yari yaramuhaye, byatumye muka Potifari ashaka kumwifuza. Ariko uyu mugabo yubahaga Imana cyane, uyu mugabo yakoraga ibishimwa n'Imana. Ibyo biza gutuma muka Potifari amwifuza. Ariko Yosefu aravuga ngo njye sinahemukira Imana yanjye. Imana itugirire neza. Ngo uyu mugore arangije abonye ko bidakunda, yahisemo kujugunya Yosefu mu munyururu. Yosefu ageze mu munyururu, kubera ko yari kumwe n'Imana, Imana imugirira abantu bamugirira icyizere kubera ubwiza bw'Imana bumuriho. Reka nkubwire ngo ibyo bihe bigoye uri kunyuramo muri kano kanya, reka nkubwire ngo ibyo bigerageza ubona ku buzima bwawe, hari impamvu Imana yemeye ko bikugeraho. Ibyo byose bikuvunnye kandi bikugoye, hari impamvu Imana yemeye ko bikugeraho. Reka nkubwire ngo uyu mugabo Yosefu byageze ku gihe ahanurira abantu, abakozi babaga ibwami. Ubwiza bw'Imana, ubwenge bw'Imana bwamubagamo, bwatumye amenya inzozi ab'ibwami bari barose. Arabahanurira kugira ngo Imana izamugirire neza. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo ubwabo bakozi b'ibwami bari bararekuwe, ndetse ubuhanuzi Yosefu yari yarabahanuriye bwarasohotse, bwarasojwe. Igihe kigeze bibuka yuko Yosefu ari mu munyururu. Igihe umwami yari yabuze uwamusobanurira inzozi ze, Imana yari yarashize mwuka w'Imana muri Yosefu yo kurondora no gusobanura inzozi. Haleluya! Imana yacu nishimwe cyane. Ubwo uwo mukozi w'ibwami yibukaga ko muri gereza hari umuntu ufite ubwami, hari umuntu ufite imbaraga z'Imana, hari umuntu ufite ubwenge Imana yamuhaye budasanzwe, hari umuntu ufite impano. Reka nkubwize ukuri mwene data, hari igihe Satani aducerereza abantu kubera iki turimo. Hari igihe Satani agushyira mu bigeragezo kubera ishyari ry'uko Imana yaguhaye Imana ikomeye. Ariko nushikama ugakomeza kubana n'Imana, ndakubwiza ukuri Imana izakugirira neza. No mu bikomeye abantu bagenda bakunyuzamo, Imana yawe ntizabura kukurengera. No mu bigoye abantu bakomeza baguterereza, Imana yawe ntizabura kukurengera. Haleluya! Ubwo Yosefu rero yamaraga kurondora inzozi z'umwami, Imana iravuga ati se twakuraho, umwami aravuga ati se twakuraho umuntu umeze nk'uyu, ese twakuraho umuntu ufite ubwenge nk'ubw'uyu mugabo. Iyo umwami ahita afata umwanzuro wo kuvuga ati inyuma yanjye nta wundi uriyo usibye wowe.
wawe, wowe uzaba nguhaye byose ndetse nguhaye bose. Haleluya. Uwari imbohe, uwari wagiriwe ishyari, uyu munsi wa none ageze ibwami, ahindutse umuntu ikomeye ubwami, ahindutse igikomangoma cyambere ibwami, kubera ko Imana hari imbaraga ndetse n'urukundo yamushyizeho, kubera ko imigambi y'Imana yari muri we yagombaga gusohora ndetse akagirira neza abamubabariye. Reka mubwire, igihe cyarageze inzara iratera, inzara imaze gutera bene se hashize imyaka myinshi, ndetse n'umukambwe Yakobo yari yaramaze kwibagirwa Yosefu kakiriho, kubera ko bari barahimbye inkuru y'uko igisimba cyamuriye. Ariko umukambwe Yosefu, ijambo ry'Imana atubwira ngo yamaze igihe kinini aririra umwana we Yosefu. Ariko ubwo inzara yateraga mu gihugu cya Isiraheli, ngo baramanutse bajya gushaka ubuzima muri Egiputa. Haleluya. Ngo Yosefu agiye kubona, ngabona ba bene se bamugurishije baje kumwikubitsa imbere kugira ngo abagirire neza. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo Yosefu arabamenya. Haleluya. Yosefu amaze kubamenya, kubera urukundo rw'Imana rwari muri we, atangira kumva ko agomba kubabarira. Haleluya. Atangira kumva ko imbabazi ari ngombwa, atangira kumva ko agomba kubabarira bene se, atangira kumva ko agomba kubagirira neza. Haleluya. Atangira gushaka kumenya amateka, ashaka gutangira kumenya murumuna w'ukuntu yari. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Niyo mpamvu nkubwira ngo kubabarira ni ibintu by'ingenzi, biturutse ku ibintu byose bigiye bitubaho, nta gitungurana, kubera ko byose Imana ibibizi, ibyakubayeho byose Imana irabizi. Wowe icyo usabwa gusa no guturiza imbere y'Imana ugaca bugufi. Ibikubabaje ukabwira Imana ikaguha imbaraga zo kubabarira, ibikubabaje ukabwira Imana ikaguha imbaraga zo kubasha gukomeza ubuzima, bwo kudaheranwa n'ibyo bintu bigiye bikugosagose. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Yesu Kristo abwira Petero, aramubwira ati sinakubwiye ngo babarire 7, ngahubwo 70 ukubye 7. Haleluya. Biragoye cyane ko umuntu yaguhemukira birenze izo nshuro, ariko iyo ubabariye ubutsinze ikigaragazo Satani yarashize imbere yawe, ubutsinze ikintu gikomeye Satani yari yaguteze kugira ngo ubashe kukigwamo. Imana yacu nikomeze iduhana umugisha, Imana yacu nikomeze itugirire neza. Nukuri ndanezere kandi nguwe neza kubwo kubana natwe. Komeza rero ubane natwe, ndetse Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Amen.